kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu. Ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ukorera Kacyiru. Hari n'amadini amwe n'amwe yagiye afungwa bitewe n'impamvu zinyuranye, hari bishingiye ku myemerere n'ibyo bigisha abaturage n'uburyo birirwa bajyana mu bintu bidashobotse. Icyo rero nicyo cyabaye, leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo. Icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago. Twatangiye ikintu cyitwa RIC, Rwanda Interfaith Council, ngira ngo cyari kigamije kugira ngo natwe ubwacu twigire inama, natwe ubwacu twigenzure, natwe ubwacu dufatanye na RGB. Icya mbere amadini atakoze, ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta, kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera. Hari ibyo bagomba kuba bubahirije ku nzu bagiye gukoreramo. Ibyo amwe mu madini, hano dufite amatorero, Pasiteri Yaguje Rangerof aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere, Imana yamufashije, amaze gutera imbere Yaguje Rangerof. Leta abantu bayita umubyeyi, ariko jye siko mbyemera, nayita ikiraro twese twambuka. Byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe Imana, abandi barimo kuvuga bati turarenganye, abandi barimo kuvuga habaye iki. Iyi iba yaratangiye. Mbese Scovia kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha? Ntabwo ikwiye. Njye ntekereza ko impamvu dutanga mituweli uzi ariyo ni ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivurize hafi. Bibaza yuko dukwiye kureba uruhare rw'amadini n'amatorero muri iki gihugu cyacu. Kimwe biragaragara rwose mu buryo bw'ivugabutumwa. Iyo tuvuga ivugabutumwa ryuzuye tuba dukora ku muntu wese. Biri bugorane kubera ko ndi hagati ya minisitiri na musenyeri. Umwe ni musenyeri wanjye, undi ni minisitiri w'ubutegetsi. Ugira idini se burya? Kugira ngo ingire idini narabatijwe ndakomezwa. Ikintu cyabaye hano ntabwo turi buvuge ko abanyamadini twavuga ngo bakoze ibidakorwa ku rwego ruri hejuru kurusha ibishobora kubaho binyuranyije n'amategeko, cyangwa gusa hagaragayemo abakora ibidakwiye gukorwa. Icyo nicyo cya mbere, ariko harimo n'abafite ibyo bakora, kuko nituza kureba uruhare rw'amadini n'amatorero mu burezi, mu buvuzi. Icya kabiri, leta ikennye kubona aho nakwita ngo turuhurire umutima. Ntabwo tugira ibigo, ntitugira ahantu hazwi kandi hizewe dushobora kwerekera ngo jye wababaye ngeyo. Ariko mu rusengero abantu bajyayo akizera ko hari Imana imwumva, kumva hari musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa umushumba uvugana n'Imana nayo yagiye kumufasha gusenga aruhuke. Navuga ngo rero amadini n'amatorero byabaye ubuhungiro bw'abagowe n'imitekerereze cyangwa no kugorwa n'ubuzima, kubera ko leta itashyizeho uburyo buhoraho dushobora kuyihungiraho muri ubwo buryo. Ariko mu mikoranire byakabaye ari byiza leta igakora iby'imbaraga, noneho amatorero agakora iby'amarangamutima, cyangwa ibidafatika ariko by'amarangamutima. Ariko ikibazo cyaravutse, amadini abisuko, kandi ntabwo ari ubwa mbere. Ninza kuvuga nabi uko byavuzwe muri Bibiliya, nifite musenyeri ndizera ko ari bubinoze. Hari aho ngo Yesu yageze asanga inzu y'Imana yabaye iguriro, afata inkoni, tubona batubwira uko yabigenje. N'ubu rero ntekereza ko leta yari yafashe uruhare rwo kwinjira mu maguriro yitwa inzu z'Imana, kugira ngo icyari isoko iyi gisubize kuba urusengero. Ariko n'ingaruka kuri leta rero yageze mu iguriro. Leta abantu bayita umubyeyi, ariko jye siko mbyemera, nayita ikiraro twese twambuka duhuriyeho. Jye wananiranye n'uyu washobotse, noneho leta tukayihuriraho nk'ikiraro twese dushobora kunyurana, uva habi n'uva heza twese tukahanyuranira. Yageze muri rwa rusengero rero, kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura, itwara ibidakwiye gutegurwa, itwara n'ibiteguye, byose irapakira irajyana. Igeze ipfa iratangira avuga iti ariko iri ryari icupa ririmo amazi, ariko iri ryarimo ubusa, ariko byose yagize ite yabimanukanye. Scovia, reka twivuga mu buryo bw'amahanga. Reka ntange urugero. Ndatanga urugero. Iki kibazo cy'amadini ntabwo cyakabaye giteza crisis, giteza impagarara muri rusange, kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu. Ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ukorera Kacyiru. Hari umurenge byaberagamo, kandi hariyo umuntu uhagarariye leta aho hantu.
hariyo umuntu uhagarariye RGB wa wundi ushobora gutanga raporo akavuga ati ariko ibibera aha iwacu ntabwo ari iby'amadini. hari n'abaturage babibona. Hari n'abaturage babibona. Rero inzego za leta zararangaye, ikintu gitangira bavuga ngo Scovia arasenga mu rugo, bivaho biba icyumba, bivaho biba iguriro, bivaho dutangira kuhakorera n'ibyaha birenze kuba amakosa. Inzego za leta zizira noneho icyarimwe. Buriya umuntu uzakubeshya akubwira ko leta itagira imbaraga. Nubwo yaba ari iyi nzu turimo bashyizeho idarapo ikitwa leta, irakuzahaza uko yaza imeze kose. Icyo rero nicyo cyabaye, leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo. Icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe Imana, abandi barimo kuvuga bati turarenganye, abandi barimo kuvuga habaye iki. Iyi iba yaratangiye. Mbese Scovia kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha? Ntabwo ikwiye. Njye ntekereza ko impamvu dutanga mituweli uzi ariyo ni ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivurize hafi. Kuki se leta itasizeho ibitaro CHK Kanombe na Faisal gusa ngo muri aho dutuye ni habe amavuriro mato? Hariya kanini k'umuriro bakumva byanze noneho dogiteri akazaza gusuma ikintera umuriro. Aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengera. Ndatanga urugero, urusengero bagezeho kugenzura bagasanga rudafite umurinda nkuba n'ikigega. Ibyo bintu koko birashyira abaturage mu kaga kuko hatari ibifata amazi, ariko hari mu kwa karindwi iyo bamubwira bati imvura y'uko hacyenda izagufite iki, ariko bayimubwiye muri 2018. umurinda nkuba niki harimo rega n'abavuka. Uwo muntu bayimubwiye muri 2018 n'uwavutse yasanze itegeko rihari ryaravuguruwe na minisitiri uvuga turacyaca mu kibaya cy'ibyondo, kandi nawe 2020 yari afite ku Rwanda tuzaba vision 2020 urayibuka. Ntabwo yayikoze. Ibyo ari imihigo. Amazi tuyafite 80 na kangahe ku ijana, twarashakaga 100. Umuriro nawo nuko. Rero n'abandi batekereza ko niba yarubatse urusengero agafata urusaku agashyiraho ubwiherero buzima, bagasanga wenda habura ikigega, niba muha iminsi. Ariko mu by'ukuri kananga urugero rw'urusengero giye nabonye n'abaje ngo babareze iki. Urusengero ruri hejuru iriya za Nyacyonga babareze ko badafite amapave ya parikingi. Kuri urwo rusengero umuntu ufite imodoka ni umuntu umwe. Umuhanda ujyayo ntabwo dushobora kujyayo twambaye uko twambaye uko, tugezeho ntiwamenye uko dusa kubera itaka n'ivumbi. None ukabaza ngo amapave atari imbere y'urusengero birateza akaga mu buryo utababwira uti tuguhaye ukwezi mushyiraho amapave. Rega kuyobora ntabwo ari uguhirika, ni ukukomeza ukamubwira uti tambuka, genda. Umubyeyi nigisha abana kugenda, atera intambwe imwe, bwacyo ukabona arakomeye ukarekura. Muri make umuntu agwaye nk'umunota umwe cyangwa iminota 2, ni iki wumva amadini atakoze yakagombye kugikora, ni iki leta itakoze yakabaye igikora? Icya mbere amadini atakoze ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta, kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera. Hari ibyo bagomba kuba bubahirije ku nzu bagiye gukoreramo. Ibyo amwe mu madini, hano dufite amatorero, pasiteri yaguje Range Rover aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere, Imana yamufashije, amaze gutera imbere yaguze Range Rover. Uburenganzira nk'uko bivuze, uburenganzira bwo gusenga, uburenganzira bwo kugira ukwemera, ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu na leta yacu yemera. Ariko uburyo noneho amadini ajyaho n'imiryango iyashingiyeho, uburyo bijyaho nabyo bifite itegeko ribigenga ryo muri 2018 nk'uko twaze tubivuga, rigenga noneho uburyo wandikisha mu muryango. Tuyita imiryango, buri amadini ni imiryango ishingiye ku kwemera, uburyo yandikisha ibyo ukora, aho ukorera, abayobora abandi ukuntu bagomba kuba bameze abayobora, n'ibindi. Ibyo birahari. Uretse n'ibyo noneho amazu yubakwa mu gihugu, icyo yaba yubakiwe icyo ari cyo cyose, niba ari inzu yo guturamo hari amategeko abigenga, niba ari inzu yo gukoreramo imyidagaduro hari amategeko ayigenga, ayo mazu yo gusengeramo nayo hari amategeko ayigenga, kuko mbere y'uko yitwa kiliziya cyangwa se umusigiti cyangwa ikindi, ni inzu ikorerwamo ibyo ngibyo kitwa gutyo. Ibyo rero byose bifite amategeko byose abigenga. Ayo mategeko kinagiraho rero kuba ari ukugira ngo yubahirize nyine bwa burenganzira abantu bafite kuko bafite uburenganzira bwo gusenga, bagasengera ahantu hameze neza iyo bahura ari benshi, bagasengera ahantu habaha umutekano nk'uko ayo mategeko abiteganya. Ibyo kandi twese tubyumvikanaho ku buryo ibyakozwe kubera ko byari byarakozwe n'ikindi gihe sinabishya, byagaragaye ko harimo ibibazo, kandi ibibazo byagiye birebwa, abantu bakareba ko base ibingibi ko twabyumvikanye. Uretse n'ibyo ko abantu bahawe igihe kugira ngo babikosore, uyu munsi bigeze he, habaho kujya gukeburana.
ikindi nagira icyo mvugaho gitoya ni cy'uko bavuga bati kuki byakorewe rimwe nk'uko mugenzi wacu ari kubivuga ahangaha ati kugira leta impanuka. Icyo rero nacyo kigaragaza ko byari bikeneye imbaraga nyinshi, kuko iyo ubona muri 2018 hagati aho ngaho zariyongereyeho ibihumbi birenze 7 kandi bitujuje ibisabwa, ni ikibazo gikomeye. Ikibazo kigakomera kubera iki? Kubera ko abantu benshi n'ubundi bari muri ayo matorero, usanga n'abo bayobozi turimo kuvuga bagombye kubikurikirana turimo tuyasengeramo, hari ayo dufitemo imirimo, harimo aduha akazi, kandi hari ayo tubereyemo abahanuzi, hari ayo turimo turabavugabutumwa, hari aduhemba. Ibyo byose bituma hari umwihariko watumye nyine ko haboneka hagomba imbaraga zidasanzwe kugira ngo hajyemo gahunda, kuko utabikoze gutyo byagorana kugira ngo ushyire ibintu ku murongo. Ni nayo mpamvu rero kijistifia icyo kinyuranyo kiri hagati y'ibisanzwe n'ibi ngibi birimo gukorwa ko kugira ngo gahunda izemo. Ariko minisita, igihe perezida wa repubulika yagize icyo avuga kuri iki kibazo, anavuga ati nari nkizi, ubwo abagize inteko barahiraga na minisitiri w'intebe bakarahira, ubona ko abanyarwanda benshi noneho batoye baravuga, n'utari ufite akavuga ati akumva ariruhukije ubutekamutwe mu madini, noneho bagatangira kwataka ariko n'inzego za leta kugeza aho bigeraho ngaho, kugeza ubwo umukuru w'igihugu azavuga. Icyo kintu gituma inzego zacu zitabona ibintu hakiri kare. Ubu dufite uwuhe muturambye wo kuvuga ngo noneho tugiye kubaka ibiramba, niba nanjye nshinze n'uwo muryango ushingiye ukwemera, mbe mbizi ko nta muntu uzaza kumfungira ikindi gihe, mbe nzi neza ko bimeze neza, byibura nanjye ntekane, wa mugani ko avuga ngo senga utekanye. Umuturambye icya mbere ni uko ibi biri gukorwa ni urugendo kandi rutarangiye, kubera ko ubugenzuzi hari ubwakozwe ku bintu bimwe, ni inyubako twahereyeho. Nyuma yaho mwabonye ko hari n'amadini amwe n'amwe yagiye afungwa bitewe n'impamvu zinyuranye, hari ibishingiye ku myemerere n'ibyo bigisha abaturage n'uburyo birirwa bajyana mu bintu bidashobotse, hari adafite ibyangombwa byuzuye bikinakomeza, ariko hari n'ibindi bigomba gukomeza. Ibikomeza ni ibihe? Ni uko ubu tugomba no kwibaza ngo ese ubundi amadini angana gutyo muri iki gihugu, ese koko ni ngombwa? Tugomba kugira ibintu bingana gutyo. Haba hari gahunda yo kugabanya umubare w'amadini? Ni ukureba ibyujuje ibisabwa, kubera ko hari byinshi bitujuje ibisabwa, kuko nk'ubu ngubu niba twararebye inyubako tukareba bamwe abadafite ibyangombwa, hari n'abandi dufite ubu ngubu bafite ibyangombwa ariko badafite ibyo bakora hano mu gihugu. Hari ibyo mu kanya bavugaga, umuntu ugasanga yagiye muri RGB agira amasezerano na leta, yandikisha urusengero, bamuha license yo gukora urusengero n'ibikorwa by'iterambere, kuko buri gihe birajyana. Yamara kubikora ntagire na kimwe akora, ahubwo akajyaza ahantu hari akabare, sare, akayifungura ku cyumweru, bagasenga, bakamuha amaturo, agataha. Ugasanga nta kindi gikorwa na kimwe akora muri iki gihugu. Ibyo urumva ntabwo ari ibintu twakwemera ko bikomeza muri iki gihugu, kandi abo ngabo nabo ni benshi, baracyahari. Abari gahunda yo gukurikirana abakora nk'abo, ibyo byose rwose aho biri hose bigomba guhagarara, ntabwo bizakomeza gukorera mu gihugu. Tuzasigarana koko abantu bafite ibyangombwa bibemera gukora, kandi bakora koko ibikorwa byubaka sosiyete y'u Rwanda, byubaka abanyarwanda, nk'uko ariyo ntego dufite nk'igihugu. Ariko abantu barindagiza abaturage cyangwa se abantu babambura n'utwo bafite, nta mwanya tuzakomeza kubaha mu mitegekere cyangwa se mu miyoborere y'iki gihugu. Ibi byose ni ibikorwa bikorwa igihe cyajya bikaganirwaho, kandi ntabwo dukora twenyine. Ni ukuvuga ahantu abaturage bafite impungenge z'uko insengero ari nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bikorwa, ibyo ni ibintu turimo kubarura aho byaba biri, tuzaganiraho n'abayobozi b'amadini n'amatorero, noneho tukagira umurongo tubiha, ariko tubifatanyije twese, kugira ngo bitagira uwo bibangamira cyangwa se bitagira uwo bivutsa uburenganzira bwe. Ariko ni ibintu bikenewe dukurikije amakuru tugenda dukura muri ibikorwa turimo gukora, kubera ko hari ibyo twari tuzi tubitangira, ariko nyuma uko bigenda bijya imbere hari ibyo abaturage bagenda batubwira, hari amakuru n'abayobozi b'amatorero ubwabo bagenda batwihera, hari n'ibyo natwe tugenda tubona rimwe na rimwe wenda abantu bamwe batari bazi, ariko tugenda tuvuga ko amakuru bigenda biduha atuma
tubona uburyo bwo kuzanoza neza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere, ku buryo twifuza ko iki gikorwa cyazarangira imikorere ibaye myiza kurusha uko yari imeze, bikagirira n'akamaro igihugu n'abaturage ndetse n'abakora uwo murimo w'Imana, bakawukora mu buryo bwiza kandi mu buryo butuma nabo bashobora guteza imbere abo bakorera. Urakoze cyane. Ikintu cyo kwigenzura ndabona yuko gishoboka, kandi mu by'ukuri birebye twarabitangiye, yenda twabigizemo ubushobozi buke cyangwa se tubigendamo biguru ntege. Twatangiye ikintu cyitwa RIC, Rwanda Interfaith Council, ngira ngo cyari kigamije kugira ngo natwe ubwacu twigire inama, natwe ubwacu twigenzure, natwe ubwacu dufatanye na RGB kugira ngo dushobore guhana inama, kugira ngo dushobore gukorana ibyo dushobora gukosora, cyane cyane nyuma ya 2018 aho tuboneye ibyo twari tubonye. Kandi ndibwira ko RIC yarakoze, tubona ingero nyinshi mu gihe cya Covid, n'ubu kandi n'inzego zagiye zifatanya kugera ku rwego rwo hasi. RIC rero yagerageje uko ishobora gufasha kandi kujya inama, ndetse no kuri ibyo by'insengero hari igihe twageze igihe cyo gufunga muri 2019 niba ntibeshya. Hanyuma RIC igerageza mu gufasha mu kugenzura no kujya inama no kwerekana ibyaba bikwiye gukorwa. Icyo rero ndibaza ko cyahabaye, icyo kwigenzura rero kirashoboka. Ikindi cya kabiri, ngira ngo iyo dutangiye gushinga amashuri yo kwigisha iby'iyobokamana, tuba turiho tugira ngo tuzamure imyumvire n'ubumenyi bw'abakozi b'Imana n'abapasitori, kugira ngo nabo bagire urwo rugero rwo kureba no kugenzura no kumva ko hari ikintu gikwiye guhinduka. Ibyo rero nabyo biriho birakorwa. Ngira ngo tumaze kugira amashuri atari makeya, yaba hari Kabuga turabifite, yaba Kibogora turabifite. Icyo ni ikindi gishobora gufasha. Ikindi cya gatatu umuntu yavuga nuko muri uko kwigenzura twagerageje gukorana na JAF, tugerageza kandi gufatanya na RGB. Aho ni ukugerageza kugira ngo duhane inama, tungurane ibitekerezo, ndetse twajya inama aho bibaye ngombwa, tubone n'uwo mwanya ubwacu wo kwiyegeranya no kureba no kwisuzuma. Birashoboka rero yuko RIC yagize ubushobozi buke, ariko ndibaza yuko nk'uko tugenda tubona ibintu bikomera kandi tubona yuko ari byo dukwiye gukosora, ngira ngo turashaka kwishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ariko reka nongereho iki ngiki, ndibaza yuko dukwiye kureba uruhare rw'amadini n'amatorero muri iki gihugu cyacu. Kimwe biragaragara rwose mu buryo bw'ivugabutumwa. Iyo tuvuga ivugabutumwa ryuzuye, tuba dukora ku muntu wese, dukora ku marangamutima ye, dukora ku bwenge bwe, dukora ku byamuteza imbere, iterambere mu gihugu. Ndibaza ko amadini n'amatorero na kiliziya afitemo uruhare rukomeye cyane, kandi turiho tugerageza muri ibyo ngibyo: uburezi, ubuvuzi, imiryango nyarwanda, umuryango nyarwanda, mu kwigisha no gufasha mu bijyanye no kurera, mu bijyanye n'amarerero. Ndabona ko amatorero habigiramo uruhare nk'ibyo ngibyo. Icyo nemeranywa natwe twese ni uko nk'amatorero dukwiye kugira ikintu gitanga umusaruro aho amatorero yacu ari, kizamura umunyarwanda, kimufasha mu by'umwuka, mu by'umubiri, mu by'ubwenge n'imibereho. Ndetse dukwiye kugira n'ukuntu kandi biriho turabibona mu bimina, turabibona mu gutanga akazi, turabibona mu byo twubaka. Ngira ngo ibi byose nabyo bizana ikintu cy'umutungo cyangwa se cy'ubukungu mu gihugu. Amadini afite uruhare runini cyane afatanije na leta. Ndibaza ko ibyo ngibyo tudakwiye kubyirengagiza kandi dukwiye kubibona. Cyakoze ntabakwirengagiza yuko hariho nanone amadini cyangwa se amatorero, cyangwa se mbare gukoresha ijambo, naza kuvuga ijambo ngo amatorero y'inzaduka, nanone hariho abatana bagakora ibyo batari bakwiye gukora. Hariho abinjira mu nyigisho batari bakwiye kwigisha, zishobora kuzana ubuyobe no kuyobya abantu. Hariho adashaka kubahiriza amategeko. Reka tunabivuge, hariho ababona yuko itorero cyangwa denomination babona iyoboye ari akarima kabo, bagashaka kuyikoresha uko bashaka aho kumenya uko bakorera abaturage kandi ari bo Banyarwanda. Muri ibyo rero iyo bibaye, ntawabura kugira umuntu inama, ntawabura kumukemura. Ariko cyakabaye cyiza twebwe ubwacu, ntabwo turiho twinjira muri doctrine y'itorero, ariko turiho turinjira gukora kuri gahunda, niba nabivuga gutyo. Turiho turinjira gukora kugira ikintu gihindura abantu n'ahantu. Turiho turinjira ku kintu cyateza imbere uwo muntu uri kubwira ubutumwa kugira ngo nawe azamuke.
ntabwo rero turiho twinjira ku ntuze, noneho rero twinjiye no kuri dogitirine. Dukwiye kwemera ko hari inyigisho z'ubuyobe ziriho zibaho uyu munsi. Ngira ngo abigisha b'ibinyoma na muri Petero wa kabiri igice cya 2:1 haravuze ngo babayeho no mu bwoko bw'Abisirayeli kandi n'ubu bazabaho, ngo ahubwo mubirinde ko bashobora gutukisha izina ry'Imana. Icyo ngicyo rero, ibyo ngibyo biriho kandi turayibona. Muri Yuda naho haravuga ngo mwirinde ngo kandi murinde imyizerere yanyu. Tuzi rero yuko umunsi hari abantu bishushanya, kishushanya kigira cyangwa se umupastori, kigira cyangwa se umusenyeri, kigira cyangwa se umuntu ukomeye, kugira ngo nabyita guhohotera ba bandi bafite amarangamutima, bifitiye agahinda, bibereye mu bibazo, ugasanga bataye mu bibazo birenze. Hari abahanuzi baza bafite imbaraga, baza bafite amagambo meza bakubwira, ariko kandi baza banakubwira yuko biracitse. Nutagira gutyo uvuze ku buhanuzi sinzi niba nato muri 2010 hariya hafi ya Nyungwe ahantu bita muri Kivu, umuntu yaraje arahanura avuga icyongereza cya kindi kidacika cy'abanyamerika n'igifaransa cyiza, hari agiye kuba amatora, aravuga ati hazapfa 90% by'abaturage. Uwo muntu yahanuriye abantu, ariko ngira ngo inzego zibishinzwe zaramufashe akurikiranwa byemewe n'amategeko, ariko nyine nabikoresha ntanga urugero nyine rw'abahanuzi nk'abo. Hariyo rero ibintu ushobora gukora bigahahamura umuntu, aho kugira ngo binamufashe bumwubake. Hari ibintu ushobora gukora bigatera ubwoba umuntu, akabura iyo yerekeza, amarangamutima akaba menshi. Ngira ngo His Excellency yavuze ikintu cyiza cyane, sinzi niba yari yasomye muri Yohana wa mbere 4:1, yaravuze ngo we hari umubwiye gutyo ngo yabasaba ubuhamya. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo test all spirits. Urabyumva? Ugenzura imyuka yose. Mugenzura imyuka yose. Nibaza rero yuko tudakwiye kugendera muri icyo kigari cyo kuvuga ngo nyanaka yavuze ibi ngibi, ahubwo dukwiye ko kureba ese n'iki ijambo ry'Imana ryigisha, ese n'iki ijambo ry'Imana rivuga, kuko utabikoze gutyo twaroha abantu.